Ndagushimiye kandi ngo ikaze wowe wafashe umwanya wawe ugakurikirana TNM TV online. Gushimira kubwo gukora subscribe niba utaranayikora ngushishikariza kuyikora kuko ni ikintu gikenewe cyane ukadusupportinga kandi unamenya amakuru ku gihe. Reka nakire mugenzi wanjye turi kumwe muri studio Patrick ndakwakiriye. Emewe urakoze cyane. Naribagiwe ku kintu ruvuze cy'umuntu akoze subscribe. Nashishikariza n'utarekora kuyikora comment nyinshi kugira ngo tubashe kumenya ese ni iki mwifuza cyangwa se icyo twakoze mwagifashe mute utamushaka iki na likes kugira ngo tubashe ni support ni kuda support ndetse namwe muba update. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro musanzwe muzi muri benshi cyitwa Our Music in Our Hands. Yego. Aho tuganira kuri showbiz nyarwanda, tuganira ku muziki nyarwanda ndetse na entertainment muri rusange. Nyarwanda gusa ko ni mpuzamahanga. Yego urakoze cyane. Ariko twibanda kuwe mu Rwanda kuko turi abanyarwanda byacu. Hanyuma rero uyu munsi dufite inkuru nzi neza ko abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se mukoresha ama platforms atandukanye nka Instagram, Facebook. Murabizi ko Isibo TV ifite award yitwa The Choice Music Award 2020. Bena mbere tutagiye kure, Isibo TV ni televiziyo y'abanyarwanda. Yego. Imaze igihe kingana n'umwaka. Ikora entertainment. Pega abanyarwanda benshi urubyiruko bayisangamo cyane kubera ko ibiganiro byayo ubona ko ari urugero rwisangamo cyane. Yanaje neza tumaze urugumino. Pe yarakoze twashimira ubuyobozi bwayo cyane. Bafite ikiganiro bitwa The Choice gikorwa n'abanyamakuru Phil Peter na Irene Murindahabi benshi mumaze kukimenyera ndetse no kuri ku bantu bakoresha YouTube cyane bajya babona ibiganiro bya The Choice. Ni ikintu kimaze kumenyerwa mu Rwanda. Rero bafite award yateguwe na televiziyo ndetse n'icyo kiganiro. Iyo award ndibaza abanyarwanda bamaze kumenyera award cyari cyo no gushimira umuntu ibyo yakoze kugira ngo bimutere imbaraga gukora ibindi byiza kandi byinshi. So rero nago kuvuga ati ngo dushimire runaka kuko wakoze neza arabihemberwa ariko haba icyo utaguhatana. Tukareba tuti muri aba bantu muri aba batanu batowe. Abantu bagatora bati uyu nguyu turabona yarakoze rero tutabatindiye amarangamutima azamo kuko ntago wa supporting umuntu udakunda. Ariko uko biri kose hari ahantu bashira mu gace akavuga ati nkunda runaka ariko runaka mushije gukora. Rero tutabatindiye tugiye kumanuka ibyiciro byose tubivuga hanyuma namwe muraza kujya muri comment mutore nk'abakunzi ba TNM TV especially ikiganiro cyitwa Our Music in Our Hands. Muraza gutora muhitemo namwe muvuga muti aba bantu bakoze gutya na gutya reka dutore natwe. Yego. Reka tumanuke rero duhere kuri video producers. Birumvikana ko kari televiziyo naba video bagaragaza video no kureba none mu producer wa video witwaye neza aba audio ko naga radio. Hanyuma video producers harimo Meddy Saleh, Serge Bagirishya, Bagenzi Bernard, Faizo Pro, Cedric Drake. Ndibaza mubazi cyane. Hanyuma harimo ikindi cyiciro cy'umuhanzi mwiza w'umwaka cyangwa umuhanzi ukizamuka the new artist harimo Juno Kizigenza, Papa Cyangwe, Vestine and Docas. Barabazi cyane bakoze indirimbo imwe ariko irazamuka iraboostinga kabisa igira 1 million views. Turabona na Kevin Banda harimo na Inch Kevin. Barakoze cyane. Hanyuma hari ikindi cyiciro cy'aba DJ bitwaye neza mu mwaka harimo DJ Diallo. Ariko tutaragira bavuga twaba update muri kino cyiciro harimo uwamaze kwikuramo already DJ Bisoso namaze kumenyera mu Rwanda bikunda kwabo cyane. Twayitora muri Salax Award atabishaka ntabwo twayamurenganyiriza harayifata nk'ubwemezi ariko ntabwo bose dufata ibintu kimwe ko nta n'umuntu ukunda abantu bose. So ni nayo mpamvu rero n'igihe umuntu avuga ari abantu badakunda gushimirwa mu ruhame birashoboka cyane ni ibintu bisanzwe. DJ Bisoso yivanyemo ubwo hasigayemo DJ Diallo, DJ Ila ndetse na DJ Toxic na DJ Mano. Bose babarizwa DJ Toxic na Mano babarizwa muri Dream Team DJs. Yego. DJ Diallo akorera Isibo TV, DJ Ila muramuzi RBA n'ahandi henshi hatandukanye. Yego. Hanyuma harimo icyiciro cya video nziza y'umwaka pe. Hariho video ya Davis D yitwa Bon. Hakaza ni Attention ya Platini, Samo ya Bruce Melody, Zoria Neringabo na Player ya Knowless. Nazo murazizi kandi ndizera muraza guhitamo. Hanyuma turahita tuza mu cyiciro cy'abantu b'entertaininze abantu mu buryo bwa film
harimo Niyitegeka turebe Gratien muri mu bagabo muri kote y'abagabo Niyitegeka Gratien benshi bazi nka Koko cyangwa Papa Sava yego hakazamo Benimana Ramadhan benshi bazi nka Bamenya yego na Mugisha Clapton bazwi nka Tibonke yego Ndayizeye Emmanuel bazwi nka Nick Dimpoz muramutse cyane muri Estimate n'uwihoreye Jean Bosco aka Ndimbati yitwa Mustafa yego harimo kuba ari n'abategarugori tugarutse muri iyo film turasanga Usa na Sebavu Jeannette bazi cyane muri Estimate nka Diane ndetse no mu Manga series ndetse na Uwimpundu Sandrine Rufonsina akaneko ka Rufonsina ujye ukunda kumbwira yego karanwikira cyane akazamo na Mukayize Jaria Nelly Ketchup uramuzi cyane muri bamenya series harimo Mutoni Asia muramuzi cyane muri Seburikoko ndetse no mu zindi filime nyarwanda nyinshi Ningabire Pascaline hanyuma turahita tuza ku bantu bazanye udushya ku mbuga nkoranyambaga bakagira utuntu bazana tukavuga cyane muri terime igezweho abantu bahatwitse bubahwe kandi harimo Papa Cyangwa muramuzi cyane ku ijambo hejuru ku nsutsu yabikozeho indirimbo urumva ko ari akantu kakubise umwaka wa 2020 karaboostinga cyane 2020 karaboostinga cyane kugira n'ubu ngubu ubu uri kuchatinga n'umuntu ukajya kumva ngo hejuru hari super manager benshi baramuzi akunda kuvuga ijambo ngo brother from another mother yes The Konyine Boy muramuzi cyane akazamo n'ingu DJ Briane ni umu DJ ukunda kwatwika koko cyaratwika pe ni umuntu wirekura kandi avuga ukuri unatandukanye n'abandi ba DJs bose baba ari n'abategarugori mu Rwanda kuko abana afite tatuwaje ni umustar kabisa pe hanyuma hari Rocky Kirabiranya bagiye mumenya umwe ku mubumbe Kimomo ari ikina Hadashas hari na Junior Giti ufite time yitwa Yubahwe agasobanuye kubahwe birumvikana ni abantu bagiye batrendinga cyane bakagira utuntu bazana tukagoma mu mitwe y'abantu uri kumwe n'umuntu ukajya kumva ngo Butare official Yubahwe na Patrick Habs Yubahwe pe hari rero itsinda ririmo abanyarwanda ariko baba diaspora baba mu bihugu by'amahanga bose muri Amerika abenshi baba muri Amerika ni bose kuko Adrien Misigaro nawe ni I think ni Canada ni gentil ni Amerika benshi ni Adrien Misigaro na Emi cyangwa Rio Emi nikasigaye yitwa hari Princess Priscilla ariko sigaye yitwa Sira akaza Medi Only na The Band nabo murabazi cyane se ngombwa ko bavuye ibintu byinshi ni ibyamamare twata twirukanka tukajya noneho mu cyiciro gisa nkaho ari kinini buriya umuntu wafashe award yo kuba ari we mugabo witwaye neza mu mwaka umuhanzi mwiza w'umugabo ubusanga nyine ubundi izo field zose yabaye nk'umuntu uzipfu aho harimo Bruce Melody Israel Mbonyi Mico the Best na Davis D na Mr P aka Platini mwe cyane mwamenye muri Dream Boys ariko ubu ngusigaye wikorana hanyuma rero hari ikindi cyiciro cy'abadamu cyo twakwita nk'igitsina gore ariko umudamu cyangwa umukobwa witwaye neza mu mwaka wose niko ndi kumenya ko harimo Clarisse Karasira akazamo Marina harimo Aline Sano akazamo Aline Gahongari cyangwa Aga Love harimo Mama Butera Knowless hanyuma ndibaza nacyo cyiciro gisa nkaho gisoza juste harimo nk'ibyiciro bitandatu byose hamwe rero bikubiye mu irushanwa cyangwa se muri award muri award yitwa The Choice Music Award 2020 hanyuma rero ndizera mwese mwabibonye abenshi mwamaze no kwibona ku mbuga nkoranyambaga bazikoresha cyane kitari kinini cyane ariko kitari na gito kuko maze iminsi by the way ni igitekerezo cyiza kuba bafata initiative yo kuvuga ngo reka dushimira umuntu buriya gushimira umuntu ku kintu yagezeho ni ikintu cyiza cyane credit twahereza Isibo TV na The Choice muri rusange ni ikintu cyiza umuntu nakora neza ufite ubushobozi bimuhembera cyane twashikaza no gukurikirana abantu mbere na mbere reka tubabwire baze kujya muri comment hasi batore ndizera abantu benshi murabazi muri bino byiciro uvuga uti wenda muri the best female artist ndatora uyu male artist upcoming artist actress and actor
best DJs, Yeah. best video producer, Yeah. hose nyine na best video of the year. Yeah. Byose ni ahantu hose Kabisa. wagenda ugatora muri comment ya TNM TV kugira ngo natwe turebe ngo ba bantu badukurikira bo abantu ibyiyumviro byabo abantu ni no banagenda no kuri TNM Tropical News Magazine kuri Instagram naho murabasha gusanga aya mafoto mubashe kubatora no kuri Instagram no kuri Facebook hose ni Tropical News Magazine cyangwa wabibona hano ugashyiramo underscore hagati ya buri jambo niko twayivuga. hanyuma no ku mpande zacu ushobora kudusanga kuri platform zacu nanjye ni Butare official kuri Instagram ndetse na Butare M kuri Facebook. nanjye mwansanga hose ni Patrick Hubs 19 cyangwa Patrick Hubs 19 kuri Instagram no kuri Facebook. Ngushimira rero kubw'akanya kawe wafashe ukadukurikira kandi nkomeza kugushishikariza gukurikirana ibiganiro byacu, gukora subscribe, like, share, sharing ikiganiro ndetse na likinga, unashyiramo comment yawe kugira ngo tumenye neza ibintu dukora mu bifata mute. Ndagushimiye cyane we kubw'akanya kawe Patrick, nawe ndagushimiye. Wakoze cyane. Ciao ciao. Ciao.